Reka dushimire Imana yarinze ubugingo bwacu ikabana natwe mu minsi yatambutse. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Tugiye kurebera hamwe amagambo aribanda ku isomo riboneka muri Matayo igice cyawo cya 11 duhereye ku murongo wa 28. Haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imwe mu ngingo dusabwa kugira ngo tuzabone uburuhukiro bw'iteka mu mitima yacu harimo kwigira kuri Yesu. Mbese Yesu wowe umwigiraho iki? Mbese ni ibiki yadusigiye twamwigiraho? Mu bintu Yesu yadusigiye twamwigiraho, icya mbere ni urukundo rwe. Mu byo ngiye mwigiraho, icya mbere ni urukundo rwe. Icya kabiri ni ukwicisha bugufi kwe. Icya gatatu mwigiraho ni imibereho ye yo kwitanga. Icya kane mwigiraho ni imyitwarire ye imbere y'abamurwanyaga. Icya gatanu mwigiraho, icya gatandatu ni ugusubiza ibibazo kwe, ibyo yabazwaga kandi rimwe na rimwe ashyizwe mu mitego cyangwa se ibindi abajijwe n'abantu bifuza gusobanukirwa neza n'ibyo yababwiraga. Icya karindwi mwigiraho ni umumaro we kuri twebwe. Ibyo twamwigiraho ni byinshi, ariko muri aya magambo tugiye kwibanda kuri zino ngingo zirindwi. Iya mbere iravuga ngo urukundo rwa Yesu. Urukundo rwa Yesu cyangwa se ibyo twamwigiraho tugendeye ku rukundo rwe. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 4 umurongo wa 19 hari amagambo atubwira ngo turayikunda kuko yabanje kudukunda. Turayikunda kuko yabanje kudukunda. Uyu munsi abantu benshi bakundana kubera yuko hari impamvu ibibateye, ariko Yohana we aragarukira avuga ngo ntabwo twabanje gukunda Imana, ntabwo twabonye ko ari byo kwitabwaho, ariko yo yabonye ko bikwiriye ko yadukunda, yo ubwayo iradukunda, twe tuza tuyikunda, ariyo yabanje kudukunda. Muri iyi si kugira ngo abantu bakundane hari ibintu byinshi bireberwaho, ariko nibanda ku muntu umwe, umuntu w'umunyacyubahiro cyangwa kandi w'umukire. Iyo akundwa ntabwo ashobora kumenya impamvu akundwa. Abenshi bashobora kuba bamukundiye ubutunzi afite, abandi bakamukundira icyubahiro afite, abandi bakamukundira ko ari ikimenywa bose. Abantu benshi bakunda umuntu w'umukire ntabwo we ashobora kumenya ngo ninde unkunda by'ukuri, ninde unkunda urukundo rumuvuye ku mutima, kubera ko abamukunda baba bakurikiye ibintu byinshi. Ariko umuntu w'umukene n'umuntu uciye bugufi, uwamukunda akamukunda ari ku rwego rwo hejuru, bigaragara ko amukunda bitewe n'uko ntacyamucaho. Naho umukire cyangwa umunyacyubahiro n'umukimenywa bose, abantu baba bafite byinshi bamucaho. Abashaka kumenyekana bamunyuraho, abashaka gukira bamunyuraho, abashaka ubufasha bamunyuraho, abashaka kugira ngo nabo bajye bubahwa mu bantu cyangwa se bagira izina ryubakitse bamunyuraho. Ariko Imana yo idafite ikintu yaducaga. Ntidufite ubukire, ntidufite ubwiza, ntidufite gutungana mu mitima yacu. Imana yo yemera kudukunda. Urwandiko rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 19 akatubwira ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Ntabwo twagize umutima wo gukunda Imana, iyo byayivuyemo y'ubwayo irazira dukunda. Idukunda turi abantu baciye bugufi, idukunda turi abantu bo mwisi, abantu babasha kurwara, abantu babasha gusunza, abantu babasha gucika intege, abantu bahindagurika, abantu batagira gahunda, abantu batazi kubahiriza igihe, abantu babeshwaho n'ibyo kurya, abantu babaho uko babanje kwiyuhakuya, abantu bafite isura nk'iyanjye nk'iyo yawe. Imana yo mu ijuru, muri ijuru n'isi idafite ikintu yari akeneye, yemera kudukunda, kandi isi n'ibyuzuye ari ibyayo, isi n'abayirimo. Icya kabiri gitangaje, idukunda twarayihemukiye. Idukunda igamije kugira ngo urukundo rwayo rudutere kwiyunga nayo. Twe twarahemutse yitera intambwe kugira ngo igarure isano yacitse. Ari twebwe twayiciye mu mahitamo mabi yacu, mu bujiji bwacu, mu bugoryi bwacu, dufata inzira mbi. Ariko Imana itera intambwe kugira ngo ize idukure hahandi twahungiye, Imana twayihungiye, izi dukureyo
ibikoresha kwicisha bugufi. Ntabwo uru rukundo rubasha kuboneka mu bantu batuye isi. Uru ni urukundo kuko rwo mu ijuru. Mu bintu nigira rero kuri Yesu cyane ni urukundo Imana itarekennye ubutunzi kuri twe, itarekennye ubwiza kuri twebwe, itarekennye kumenyekana kuri twebwe. Nta kintu na kimwe yaducaga, nta kintu na kimwe yatwifuzagaho, sibyo ko yatwifurizaga ubugingo buhoraho, yatwifurizaga kurokoka, yatwifurizaga amahoro yo mu mutima, yatwifurizaga kuva mu buhenebere umuntu yahenebereyemo, cyangwa se mu kwangirika umuntu yagezemo agejejwemo n'icyaha, ngo itwungure imbaraga yazatuma tubana nayo, tuzabana nayo iteka ryose, yatuma tubona imbaraga ituma dutegura ubuzima bwacu bw'ahazaza, ariko tukabutegura mu munsi wa none. Urukundo rw'Imana ni urukundo rutangaje. Kugira ngo umuntu ukomeye akunde uworoheje ntabwo biba byoroshye. Kenshi ahubwo abantu boroheje bakunda abakomeye bakajya babahunza amaso. Ariko Imana itari ifite ikintu dutejezeho, itari ifite ikintu dukenyeho, yo yemera kudukunda. Iradukunda, cyangwa se twe turayikunda niba tuyikunda koko. Sinzi niba wowe uyikunda. Ariko Yohana baragaruka ngo twebwe kubayikunda. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Niyo yabanje gutera iyo ntambwe. Abaroma igice cyaho cya 5 umurongo wa 6 kugera kwa 8, Bibiliya hari ikintu tubwira. Abaroma igice cyaho cya 5 umurongo wa 7 n'uwa 8 haravuga ngo, umurongo wa 6, tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Pawulo ayoboye n'umwuka w'Imana yandikishwa aya magambo. Tukiri abanyabyaha, tukiri abanyantege nkeya, tukiri mu rwobo aho twazimiriye, Kristo yaradupfiriye. Abanyera bango birakomeye ko umuntu yapfira umukiranutsi. Birakomeye kugira ngo umuntu yitangira umukiranutsi. Bakubwira ngo runaka ni umukiranutsi, bari bagiye kumwica cyangwa yagiye guhura n'ikibazo, mwitangire, birakomeye. None Pawulo aravuga ngo niba bikomeye gupfira umukiranutsi, noneho nkanswe umunyabyaha. Noneho Kristo we ntabwo yapfiriye abakiranutsi, ntabwo yapfiriye abantu bazima, ntabwo yapfiriye abantu bari kuri gahunda nziza, ahubwo noneho yapfiriye abanyabyaha. Arongera akavuga ngo birakomeye ko umuntu yakwitangira, biragoye. Icyakora hari umuntu yagerageza agapfira umunyangeso nziza. Noneho nkanswe twebwe b'abanyangeso mbi. Reba imibereho yawe bibamo. Reba imibereho ya mwene muntu ukuntu yagiye yangirika. Imyumvire yacu ifite ikibazo, imivugire yacu ifite ikibazo, imikorere yacu ifite ikibazo, imigambi yacu ifite ikibazo. Ibyacu imbere y'abantu nuko byagaragara nkaho ari bizima imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana bifite ikibazo. Umuntu yarangiritse kugendera mu bushake bw'Imana birakomeye kuri mwene muntu. Pawulo aravuga ngo birakomeye ko umukiranutsi yapfirwa, noneho nkanswe umunyabyaha. Ngo icyakora hari umuntu yagerageza agapfira umunyangeso nziza. None nimba umuntu yagerageza nabwo bigoranye, noneho twebwe mu mibereho yacu dukurikije ibintu Imana idushakaho, tubona turi kuri urwo rwego byibura rw'abantu bagakwiye gupfirwa b'abakiranutsi, wenda umuntu yagerageza ngo apfire. Ubundi se mwene muntu iyo yirebye abona Imana yaramucaga iki? Uru rukundo umuntu nkaho yakwegurira Imana umutima we n'ubwenge bwe n'ibitekerezo bye, aho kugira ngo yiyegurire Imana by'ukuri, akavuga ati ngo urukundo Imana yankunze nanjye mbona rwose hari uko mbikora. Ariko yatekereza cyangwa se yakwitegereza mu mutima we, agasanga imibereho ye, nubwo washobora kutabibona, ijuru ryakwitegereza mu mutima we rigasanga imibereho abayeho, ibiri mu mutima we, ibyuzuye mu mutima we bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Ngiyi imibereho ya mwene muntu wangiritse, mwene muntu w'igicamuke. Imana yemera gupfira kino gicamuke, ariko igitangaje umuntu Imana yemera kumukunda urukundo rungana gutyo, ariko we ayitura gukomeza gushima kuba imibereho itayitunganiye y'ubucamuke, yo kwangirika, yo kononekara. Umuntu yumva ashimishijwe n'iyo mibereho. Ati birakomeye ko umuntu yapfira umukiranutsi nkanswe noneho umunyabyaha.
Kristo yemera kugupfira, yemera gupfira umuntu nta rukundo afite, nta n'ikiza kimuvamo. Urwa mbere rwa Yohana igice cyawo cya 3 umurongo wa 16 Bibiliya iratubwira ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyari cyo, nuko Kristo yatanze. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe kidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Yesu yemera gutanga ubugingo bwe ku bwacu. Yesu yemera gutanga ubugingo bwe ku bwawe. Yesu yemera gutanga ubugingo bwe ku bwanjye. Yesu yemera gutanga ubugingo bwe ku bwa runaka wese uzi, ufite idini n'udafite idini, umwemera n'utamwemera, yemera kuza kubapfira bose. Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Ntabwo yapfuye kugira ngo bikunde bimunezeze. Ntabwo yari yaje gukina, ntabwo yari yaje mu gitaramo. Araza bamucurangaho imisumari, araza baramukubita kugeza aho bamugishije ku rwego bamugishijeho. Uru rukundo ni urukundo ruteye ubwoba. Ni urukundo rurenze intekerezo zacu, rurenze imyumvire yacu. Aho tugeza tubitekereza, nge nawe dutekereza ko aho tugeza ari ahantu akwiri, ahantu h'umuntu wangiritse. Niyo mpamvu igihe twakomeza kwegerana n'Imana, yagenda ikomeza ituzamura muri iyo myumvire, tukarushaho kumva no gusobanukirwa Imana nk'uko bikwiriye. Ariko noneho Yohana aragaruka ngo none nimba Kristo yaratanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe kidukwiriye, icyo dusabwa, inshingano dufite ni ugutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Hari umuntu wemera ko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwe? Ushobora nawe kuba wemera ko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwawe, ariko se wewe wemera gutanga ubugingo bwawe ku bwa bene so? Kubutanga si kujya kubambwa ku musaraba, ariko hari ibyo Kristo agusaba kandi hari n'inshingano uwo wagiriwe neza afite. Urukundo rwari ruhebuje, ariko agaruka ku magambo ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Sinzi we yabivugaga avuga ati turayikunda kuko we yayikundaga kandi nabo yandikiraga bayikundaga. Ahari se wowe urayikunda? Imibereho yawe, ibitekerezo byawe, amagambo yawe, imyumvire yawe, imigambi yawe, icyerekezo ufite, ijuru ryahamya ko uyikunda koko, cyangwa ryagaragaza ko uyirwanya ahubwo? Dusuzume intekerezo zacu mu gihe nk'iki ngiki. Ariko yo yaradukunze. Matayo 18 umurongo wa 11 nanone hari amagambo atugaragariza urwo rukundo rukomeye. Haranditswe ngo umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimiye. Umva urwo rukundo. Umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimiye. Itangiriro igice cya mbere umurongo waho wa 26. Bibiliya yatubwira ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Bibiliya igakomeza ikatubwira ngo umugabo n'umugore niko Imana yabaremye basa n'Imana, bari mu ishusho y'Imana. Irababwira ngo ibiti byose biri mu ngobyi ya Edeni mubirye uko mushaka. Igiti cy'ubugingo kizatuma mubaho iteka byose mutazapfa, mukiryaho uko mushaka. Ariko babujije igiti kimwe kimenyekanisha icyiza n'ikibi, ni igiti cy'ubwenge, cyo ntimuzakiryeho. Ntabwo icyo giti cyari gifite imbuto ziryoshye kurusha ibindi biti, kandi nta nubwo bari bafite inzara kuko ibiti byose by'isi yose bari babihawe. Bari abantu babiri, ariko inda nini ibashora kujya gukora ku cy'Imana yababujije gukoraho. Umururumba ubatera gukora icyo batari bakwiye gukoraho. Umururumba wokamye mwene muntu, na nino saha abantu bati inzira y'Imana bagamije kugira ngo bagere ku kumara irari ipfa ry'inda. Irari ry'inda rikasigara riyoboye abantu, ku buryo abantu bagiye bati inzira y'Imana ibihe byinshi, kuva igihe Adamu yagwiriye muri uyu mutego kugeza igihe Yesu azagarukira. Iyo n'ikigeragezo gikomeye kandi kizahora gihari, Satani atazigera areka gukoresha. Mwiruke na Yesu atangira kugeragezwa. Satani yahereye ku kintu cyitwa kurya. Aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, hindura iribuye umugati, rihindura umutsima. Byari gushoboka ko Yesu yabikora afite ubushobozi, ariko Yesu ntiyabikoze kuko Satani agira ngo amugerageze. Kandi ntabwo yagombaga kumvira Satani kuko yahawe inshingano yo kumvira Imana. Niyo nshingano yari afite. Rero umuntu yizimiza, Imana yari yaramuhaye ubushobozi bwo kutazimira. Uwaremwe mu ishusho y'Imana arenga ku itegeko ry'Imana, kandi Imana yaramubwiye ngo nukiryaho uzahura n'ingorane nyinshi ndetse ikiziyongeraho no gupfa uzapfa. Ariko barangije byose irari riramutwara, yibagirwa ingorane n'akaga azagira. Arangije akora icyo Imana yamubujije gukora. Amaze kugikora umuntu abarazimiye. Umuntu atangira guhinduka umunyabwoba.
umuntu atangira gukenera imyambaro yo kwambara atari kuzigera yikinira, umuntu atangira gukenera ibyo kurya bitetse atari kuzigera bikinira, yari yarahawe amatunda ngo ajye arya uko ashaka. Umuntu atangira gushaka inzu yo kubamo kandi mbere nta nzu yari akeneye. Umuntu atangira kumva imbeho kandi mbere atajyaga konja, atangira kwicwa n'izuba, atangira gutirwa n'inyamaswa nazo zitangira kumutinya. Umuntu atangira guhinduka igicamuke, umuntu ahinduka ubwoba, ahinduka umunyabwoba, kugeza aho umuntu uyu munsi ajya kureba mu mibereho y'akabona afite ubwoba bw'uko bari bumwice bitewe n'udufaranga afite, akagera hakubaka inzu, agashyiraho ibipangu, agashyiraho abarinzi, akagera yagera mu nzu, yajya kwinjira mu nzu agakinga kuri saro, yagera mu cyumba agakinga, yagera ku buriri no gutinya imibu agashyiraho inzitiramubu kugira ngo yirinde mu buryo bwose, yarwara akitabaza ibinini. Ngiye ngorane umuntu yahuye nayo amaze kwangirika, umuntu ahinduka igicamuke, agera kuri iyo mibereho mibi Imana itamwifurizaga na gatoya. Amaze kugera kuri iyo mibereho mibi rero, Imana ibirebye ntabwo byayinejeje. Yaravuga ati uyu muntu yari uwanjye, none uyu muntu wanjye arancitse, none uyu muntu wanjye aragiye arazimiye, none nkora iki kugira ngo uyu muntu abe yaruhuka? Imana kubw'urukundo rwayo, uru rukundo nge nyigiraho, uru rukundo turi kuyigiraho, kuko atubwe mwemere kuba abagaragu banjye mu bigireho. Mu bintu bisaba kugira ngo tubone amahoro mu mutima no kwigira kuri Yesu. Rero uwo muntu wari umaze kwangirika gutyo, ni iki Bibiliya kutubwira ngo umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimiye. Urukundo rwinshi rumukura mu ijuru, aza mu isi aje gukiza icyazimiye. Ariko nyamara Adamu yarateye intambwe imwe, agatera iya kabiri, agatera iya gatatu, ahunga Imana, bikageza aho acumura, bikageza aho ava mu bwiza bw'Imana ari ubyiteye. Ariko Imana itera intambwe ngo ize ikize wa wundi wazimiye, ize ikize wa wundi wabuze, ize ikize wa wundi uri kurushaho kugenda atera intambwe ahunga Imana. Umva urwo rukundo. Mbese utakwigira Imana kuri uru rukundo rwayo, mbese n'igiki yaba yigiye ku Mana? Mbese utakwita kuri runo rukundo Imana yamukunze, ese n'igiki kindi yakwitaho? Turayikunda kuko yabanje kudukunda. Iyo yateye intambwe ikunda umuntu wiyangije, umuntu wiyahuye, abishaka, abihisemo. Ariko Yesu aravuga ngo oya, umuntu wanjye sinshaka ko azazimira. Icyakoze uzahitamo kuzimira, akanga inzira yanjye, akanga kubahiriza amategeko n'amabwiriza mutegeka, wowe azazimira. Ariko uzanyemerera, reka ntange igitambo kiziranenge, reka njye mu isi mpinduke nk'umuntu, reka njye mu isi nitange ku buryo bushoboka bwose, ariko ndebe ko mwene muntu yazakira, ndebe ko mwene muntu atazimira buhirihiri, ndebe ko mwene muntu atazimira by'iteka ryose. Ngurwo urukundo rukomeye Imana yadukunze. Igira ngo umuntu, Bibiliya igereranya n'inyo, igira ngo umuntu ujye ugereranywa n'igicamuke, ikintu cyangiritse, umuntu ugereranywa n'inzoka, aho Bibiliya itubwira ngo abana b'inzoka nk'ubusabwe buva mu minwa yabo ni nk'ubusabwe bw'inzoka. Iyi Mana yemera kugira ngo uwo muntu yihindure nkawe, ariko irebe ko yamukiza, yamucungura. Uyu munsi tubayeho imibereho Imana itifuzaga ko tubaho. Ntabwo Imana yari yaduteganyirije kurwara, Imana ntabwo yigeze duteganyiriza kubaho nabi, ntabwo Imana yigeze duteganya ko tujya gushakira ubwenge mu mashuri. Gahunda yayo yari yo kugira ngo ijye twigishiriza duhore dufite ubwenge. Ntabwo Imana yari ifite gahunda yo kugira ngo tujye tujya mu masoko kugura ibyo tugura. Yari ifite gahunda, yari yarambitse umuntu ubwiza bwayo, ntiyari kuzakinira imyenda, yari yaramuhaye ibyo kurya bihagije, yari yaramuhaye imbuto yaremye. Ntabwo umuntu yari kujya kwirirwa ashaka ibyo guteka. Imana yari yarahaye umuntu ibyo kureba bihagije, yaramuhaye inyamaswa zo kureba, yaramuhaye ibyo mu mazi, yaramuhaye ibyo ku butaka n'ibyo mu kirere ngo ajye areba. Ntabwo yarakeneye amateleviziyo. Ibi byose tugura ni uko nyine tugomba kubigura kuko ari akaga twishyizemo ubwacu, mwene muntu yisanzemo. Tubikora kuko twabyisanzemo, ntabwo wari umugambi w'Imana, ntabwo Imana yabihisemo. Umugambi w'Imana naho wamaze gupfira abantu, ni ukuvuga ngo habayeho gushakisha icyasimbura ibyo twabuze. Ntabwo uyu muntu Imana yigeze imuduteganyiriza. Umuntu akava afite imyaka 5, akava afite imyaka 3 atangira kwiga, bamwigisha kwandika umuntu wavutse afite ubwenge, umuntu Imana yari yaremye yari afite ubwenge, umuntu wafashe ibyaremwe byose akabyita amazina, nta na kimwe cyarimwe ahari, ariko abasha kubyita amazina yose, byose abyita amazina kandi ntiyagira icyo yibeshya. Ngo n'Imana irebye ibyo amazina abyise iravuga ngo niko byagakwiye kugenda koko. Ariko noneho uyu munsi kugira ngo umuntu amenye ikaramu uko bayita mu rurimi atavukiyemo, ajya mu ishuri akabanza akabyiga, kandi nabwo kugira ngo azabyige, yewe no kumenya ngo izina rye babanza kumwigisha ngo izina ryawe baryandika gutya, umuntu kandi izina rye, akabasha kwigishwa ukuntu izina rye ryandikwa, ukuntu izina rye bakamwigisha ko yitwa.
bakamwibutsa ngo dore iryawe izina ryawe rindi witwa gutya na gutya, bakamwigisha se na nyina amazina yabo kandi ari bo bamubyaye. Ariko Adamu akimbwa ataragira ishuri ajya kwiga, ataragira uko bigenda, byose ahise abimenya. Ariko aho isi yamaze kwangirikira, ubu dusaba kujya mu mashuri, dusaba gukora ibyo dukora kugira ngo turebe ko hari ikintu twageraho. Aka ni akaga twahuye nako bitewe n'ibyo twitije. Ariko Imana naho yavuze ati reka noneho mbareke bari abantu bigize kuriya mbihorere burundu birangire, itera intambwe. Ariko runo rukundo twarugereranya n'iki? Itera intambwe iza gushaka umuntu, itera intambwe iza gushaka icyazimiye. Cyazimiye atari yo ikijimije, cyazimiye. Uyu muntu yazimiye yagiye atera intambwe imwe kuri imwe yisanga ageze ku rwego ubwo yisanzeho. Dutekereze kubyara mu rukundo. Buriya umuntu ajya kuzimira, ntabwo umuntu yaba ari mu rugo ngo ahita azimira, cyangwa se intama iri mu zindi iri mu mukumbi ntabwo yava mu kiraro uwo munsi ngo ihite izimira. Oya, ntabwo ivuye mu kiraro ngo igere ku irembo maze izimirire ku irembo cyangwa izimirire hehe. Itera intambwe iva aho yari iri, igatera intambwe ihunga izindi ntama. Uko igenda itera intambwe izihunga aho zerekeza atariho yerekeza, inzira zicamo yo ica mu yindi nzira. Ibyo ngibyo intambwe ku ntambwe kandi ntoya zoroheje zigeza kuzimira buhirihiri. Hari igihe umutima nama wacu twereka ibintu turi gukora bidakwiriye, ikatwereka ngo iki kintu uri gukora ntabwo gikwiriye, iki kintu urimo ntabwo kiri mu nzira nyayo. Uko umuntu atera intambwe ntoya agendera mu kutumvira Imana, yirengagiza ukuri yari akwiye kugenderamo, yirengagiza iby'Imana imubwira mu mutima we, yirengagiza kimwe kuri kimwe. Ibi ngibi ni intambwe bari gutera ahunga Imana, kandi intambwe zizamugeza mu gutakara burundu. Zimwe mu ntambwe umuntu atera yisanga uko yajyaga yiga ijambo ry'Imana, uwajyaga ryiga niba hari ubugeza ryiga nk'uko bikwiriye, ukuntu yajyaga ryiga rikamufasha n'ukuntu ryamunezezaga bitakiri ko bimeze, bitangira kutamuryohera nk'uko byari bimeze. Ariko agatangira abona yabuze umwanya, ibibazo biri kuza, hari inkomyi runaka ari kugenda abona, agatera inama akisanga ijambo ry'Imana ntakiryiga, cyangwa se n'igihe bishobotse akava ngo nabuze umwanya. Ariko uwo mwanya wabuze ntabwo ubundi mwanya uba wabuze, uburyohe bwa rya jambo n'agaciro rihabwa niko kaba kabuze. Kubera iki? Umwanya ubuze wo kwiga ijambo ry'Imana hari ibindi gukora, ntabwo uba wapfuye, uba ugihumeka. Niba rero uwo mwanya hari ibindi gukora, nibyo bikuryoheye kurusha rya jambo ry'Imana. Niba nibyo bikuryoheye rero, bivuze ngo uburyohe bw'ijambo ry'Imana bwatangiye kugushiramo. Ntabwo ijambo ry'Imana ryashizemo uburyohe, oya, ni wowe watangiye kubushiramo uburyohe. Bigasanga rero ugasanga udakwiranye naryo, ugatangira kubigiciramuke ugenda urihunga. Ahandi hantu herekana intambwe zo kugenda umuntu asubira inyuma ni mu gusenga. Umuntu akaba yasengaga agasabana n'Imana ku bwo byigeze bibaho, ariko noneho uko bigenda gake gake akabona inzira ye y'amasengesho y'agasenga, akumva asabanye n'Imana nk'uko bikwiriye, akabona intambwe iri kugenda iterwa y'amasengesho yo gusabana n'Imana nk'uko byari bikwiriye, ari kugenda agabanuka. Ibihe byo gusenga biri kugabanuka, umwumvikano yajyaga yumvikana n'Imana akumva uwo mwumvikano uri kugenda ugabanuka. Izo ni intambwe zibasha kukwereka ngo nyamara hari ikibazo. Imyigire yawe, imisengere yawe ibasha kukwereka ngo nyamara hari ahantu uri hatari hakwiriye. Icya gatatu, mu buryo bwo gukora inshingano umuntu asabwa gukora mu mibereho ye, izikwiriye, iz'Imana igusaba. Iyo izo nshingano z'Imana igusaba zikugera zigabanuka, zigabanya intege muri wowe, cyangwa se zigumaho ziri zitiyongera, iki ni ikintu cyerekana ngo hari intambwe iri guterwa umuntu asubira inyuma. Iyindi ngingo ya kane ni ukutabana nabo ugomba kubana nabo. Niba Imana hari icyo yagusabaga kugira ngo niba isaba amateraniro, ayo materaniro ukaba utayabonekamo, abakugiraga inama mu by'umwuka ukaba ubihunza, abakugiraga inama mu by'umwuka ukaba ubahunga, none ukaba usigaye ahubwo inshuti zawe zihinduka babandi batagira icyo bagufasha mu by'umwuka. Iyi ni ikintu kigaragaza, ni ikimenyetso kigaragaza uguhaba k'umuntu. Bibiliya itubwira ngo kugendana n'ababigiye ni ingeso nziza. Niba umuntu agendana n'abantu batagize icyo bamufasha, bamwunganira mu by'umwuka, akaba aribo agira inshuti magara, ntabwo bivuze ngo umuntu yareka kugendana n'abantu bose, nyamara gufatanya n'abantu bose ni ikibazo, byaterwa n'ibyo muba murimo. Ariko igihe umuntu yagomba gufata ibihe byo kubana n'abantu bamwungura iby'Imana, ahubwo agasigara ahunga ba bantu bamwungura iby'Imana, cyangwa se aho yungukiraga iby'Imana, iyi ni intambwe igaragaza ngo uyu muntu muri we
afite ikimenyetso cy'uburwayi kandi kigeze habi cyane. Ingingo ya gatanu ni ukumvira ubuyobozi bw'umwuka w'Imana. Iyo umuntu atakiri kumvira Imana, icyo Imana ivuze ikoresheje umwuka wera, ikoresheje umwuka wayo, ikavuga ikoresheje umutimanama, ikavuga ikoresheje umubwiriza, ikavuga ikoresheje ibyo wisomeye wowe ubwawe, ikavuga ikoresheje ibyo wumvise, ikavuga ikoresheje ibyo ubona, ukanga guhindura inzira z'ibyo urimo, ukanga kumvira ubuyobozi bw'Imana, byanga bikunda ni ikimenyetso cyerekana guhaba. Ibi byose ingingo imwe iyipfuyemo birabyerekana guhaba k'umuntu. Izi ni ingingo ntoya umuntu ashobora kwisuzumiramo guhaba kwe. Dusoza ndagira ngo hibazwe iki ngiki: niba Imana yaradukunze ku rwego rungana gutya, igatera intambwe abazimiye ikaza kudushaka, mbese wowe waje gushaka nk'uwazimiye, uyu munsi witwaye ute? Uyu munsi wifata ute? Uyu munsi ubayeho gute? Imibereho yawe igaragaza iki? Imibereho yawe igaragara ite? Imibereho yawe yishyura gute runo rukundo wakunzwe? Mu bintu bizatuma abantu bicuza imbere y'Imana ku munsi w'amateka, abantu bose muzirikane ko bazazurwa. Abo Yesu azasanga bari bazima n'abazaba barapfuye bose bazazurwa. Ubwo abantu iby'isi byose bizaba bimaze kujya ku ruhande, nta kintu kibagurije, bakareba urukundo Imana yabakunze, bagatekereza ineza Imana yabagiriye, kubera ko iby'isi bizaba bitakibahugije, bazabyumva ku rwego ijuru ribyifuzaho, ariko igihe cy'imbabazi kizaba cyararangiye. Abantu bose nibamara gusobanurirwa urukundo Imana yabakunze, ukuntu yavuye mu ijuru ikazi ikabitangira, bagasobanukirwa ukuntu bo noneho batabyitayeho, ikabaha ibyo kurya, ikabaha ibyo kunywa, ikabaha ibyo kwambara, ikabaha imirimo, ikabaha amashuri, ikabaha kumenyekana, ikabaha abatarize n'abataramenyekanye, ikabaha ubuzima babaye ariko bakabaho, ngo abantu bazatekereza urukundo rw'Imana birengagije, ngo bizabaturitsa imitima. Ikintu kizababaza abantu cyane kandi batakihinduye umwanzuro ni ukubona nta kintu bakora ngo bishyure Imana urukundo yabakunze, kuko igihe kizaba cyararangiye. Mbese wowe uyu munsi imibereho yawe yerekana ubwishyu cyangwa yerekana inyiturano witura Kristo kubw'urukundo yagukunze? Suzuma ibyawe, nanjye nsuzuma ibyanjye. Nitudakunda Kristo urukundo kandi we yaradukunze agamije kugira ngo ubugingo bwacu burokoke, ubugingo bwacu nurutarokoka, uru ni urubanza rukomeye cyane, nta n'umwe uzarucika. Uwirengagije urukundo wese ntabwo azigira arokoka. Uru rukundo rero nirwo rundehereza kwegera Imana. Iyo ndi mu by'Imana numva nezerewe, kubera ko uwabanje kunkunda yari afite intego, kandi urukundo rwe ntirurashira. Iyo ntekereje ko yankunze rero, kandi nkatekereza ko anyifuriza ibyiza, nanjye kumuyoboka no kumukurikira mba numva byishimiye cyane, mba numva ari ikintu kinejeje, kandi mba numva gukunda umuntu wabanje kugukunda burya ari we wabanje kubihitamo, nta kintu cyiza nkacyo. Niba yarankunze rero nuko anyifuriza ubugingo, nanjye ubwo bugingo rero nibwo mparanira. Twabakwiye kwitura Imana urukundo yadukunze kandi niki twifuzaho. Suzuma ibyawe rero uko wowe bimeze. Niba yagukunze wowe wisuzume uko wahaye Imana inyiturano. Mbese inyiturano yawe wowe yaba ari imbere y'Imana.